twaje gusanga kenshi abo dusekera ari bo bagera hirya bakavuga nka kiriya cyasikaga iki nditamo kuba kame akenshi abo dusekera nibo usanga n'ubundi bagera hirya bakatugambanira nta mpamvu yo guseka ubusa. Nakina natandukanye na papa w'umwana ubu sinibiza ejo ibyago hari byinshi tunyuramo cyangwa twizera abantu nabihereyeho then nyuma bakadutenguha ni mw'ubwo buryo rero hari umuntu wari wantengushye nari naramwizeye birangira nanditse iyo ndirimbo yego ikintu mutera abatipe ni wa muntu Yeah, my people, this is No Big Dreams, this is MTV, nk'ibisanzwe turayoboza ibiganiro bigiye bitandukanye mu nguni zose z'isi tugenda tubagererayo tubarebe ngo bimeze bite, tubazanira abahanga abaswa ndetse n'inyandagira bito byose tuba turi kumwe nabyo bitewe n'icyo ushaka wowe ushaka kubusetwa n'abahanga uswa n'abantu bakwibwira stories ziri aho ngaho byose tubigeza kuri MTV. Niba waragose ukora subscribe kugira ngo ikore hakiri kare kuko ntagiye kujya hashya kano kandi turi kumwe n'umushyitsi wacu kandi rero bibwira abadukurikiye kumwe n'andi mbese nyine byose ngo azina yawe nitwa Clementine ndi umuntu w'umubyeyi yego ntabwo ababyeyi bose ariko baba bari married bisa nabyo gusa nyine gihari nuko tukora kubarisha n'umuntu ukiri muto cyane ndakuze bihagije yego batubwiye Clementine irindi irakiza yego abantu bakurikiye kano kanya MTV bari kureba irakiza Clementine hano kandi gusangiza ku bitekerezo bye bidakora ibyanyu Clementine yes so utangira rero nyine arakamubwiye kano kanya ziko nta byinshi bidusetsa kuri iyi si nyine byo wimbaza yego ziko nta byinshi bidusetsa nyine nshaka gusangiza abantu life yawe waba warashimye yatumye udaseka ko ndabizi neza ko wenda ugeze guseka umuntu yabaye haseka ntabwo umuntu yabanganyije atarasekaho ariko nanone twaje gusanga kenshi abo dusekera ari bo bagera hirya bakavuga nka kiriya cyasikaga iki nditamo kuba kame akenshi abo dusekera nibo usanga n'ubundi bagera hirya bakatugambanira nta mpamvu yo guseka ubusa. Birashoboka yuko nyine abagukurikiye kano kanya sibyo ari ibintu bitandukanye bashaka kumenya kuri wowe sibyo kano kanya twicaranye aha ngaha turi mu kiganiro Clementine ari hano nk'umuntu umeze ute n'umuntu tumudescribe gute Clementine ndi umuntu iyo bibaye ngombwa ndishima ndi muri sociable n'abantu bose mu byiciro byabo byose ko byaba biri bidakuyeho ko ndi n'umuntu bakame bitewe ariko mu buzima busanzwe umwanya wanjye munini ndi sociable yego ndakora iki nyine muri kwishima n'abantu nkunda kuririmba nkunda gutera story nyine n'aba friends ubwo muri makiri story cyane kano kanya rero hari umuntu ugukurikiye ushobora kuba yamenya ngo se Clementine ubundi abikora sinzi wabereka nabi cyabere cyari cyo cyose stage ni yawe ngo waririmba wadusetsa byaterwa n'icyo abafensi bakunda ariko nanone ngiye kubwira ko mubikoze ngiye nyine ngo flexible ko ngene kubona wifashe cyane kandi cyane nazo nakubwiye ko mu bibiri gutera story no kuririmba reka mbarimbira akantu gato nkunda
ko gusetsa none aha urumva naje ndi muri moto yo kuba calme. Yeah, okay. Ubu sinibiza ejo ibyago cyangwa amahirwe nzi byose kw'Imana ibitegeka kwiganyira n'ukubusa kuva ubu sininyibiza b'ejo ibyago cyangwa amahirwe nzi byose kw'Imana ibitegeka kwiganyira n'ukubusa. Hallelujah. Amen. Amen kabisa. Anyways, uririmba gospel cyangwa na sekere ujumva somehow. Ndirimba gospel. Gospel. Ego. No say kuririmba byatuze ubundi bya iyo nganzo yavuye ko numva birenze. Mu buzima busanzwe ndi muri bya gospel. Sekere uririmba group team. Ndirimba ku giti cyanjye yego. Njyenyine yego. Se n'indirimbo. Yego. Zugi dukoraho nyine zaza gaso. Yego. Yego zirahari. Yego. Turirimbiremo kabiri. Mu ndirimbo zawe. Niyo waruririmbe. Ntabwo ari yanjye ndirimbo mu ntari. Shakia ndirimbo nyine dutemo kamwe konyine kabisa namwe. Ubwo turadukomeza. Okay. Let's go. Ewe Mana muremyi w'isi gira ugaruke aho wansize ndarira amanywa nijoro ntafite uwampoza yewe Mana gira ugaruke ubutayu mburambyemo isoko yarakamye inyota iranyishe nguyu mwuma yewe Mana gira ugaruke. Wow kabisa nyine urarenze man. Nasi ndimwe yanditse byimeze byari mu doro urimo ko somehow nyine emotional. Okay. Kuko nyine nawe wahita wumva muti nari ndimo ntabwo yari imeze neza. Story ko none bakeneye kumva nyine hari umuntu umeze tumva life ducamo sibyo ziba zitandukanye sibyo. Yego. Ariko kwica igihe usanga ibintu byakubayeho biri kuba ku wundi muntu sibyo. So akanya rero kugira ngo dusangize iyo story umunsi wari uri kwandika indirimbo ikintu cyari cyabaye sibyo. Cyatumye wandika indirimbo y'agahinda nk'iyo ngiyo. And yeah, private life nakubwiye. Private. Yeah. Nage private. It's a private. Not now. Basi nzabibwira. Imam. No very private right is. Nawe ukozemo indirimbo. Sibyo. Ariko wakora n'indirimbo ari undi muntu yikoreye. Nabikoze. Umudi nari ndimo nawe kwiyumva nyine. Umunsi nari mbabaye hari ikintu cyari cyambabaye. Icyo kintu rero icyo kano kanya mu kibabaje kanya. Ukeneye ko umuhumuriza ukabubwira uti humura ibintu biciye nanjye nzabivamo tuba. Umurizo w'umurizo. Okay. Hari byinshi tunyuramo cyangwa twizera abantu nabihereyeho then nyuma bakadutenguha.
ya ni mwubwo buryo rero hari umuntu wari wantengushye nari naramwizeye birangira nanditse indirimbo yego nyine ni long story iyo ni summary nyine umwanya urahari umwanya wacu kabisa Imana yawuduhaye so niyo mpamvu nyine wibihina sibyo iyo bikunda bihangana mugabe muri iyo story yawe kano kanya nikamfika ari nako ikiganiro kigiye kwibaho urihangana kabisa ndumva umunsi nashaka kwinjira muri story mpindurira muntu ntabwo ariko nzaza nabiteguye numva n'undi muri iyo modoka uvuga iyo story ntabwo ndi muri iyo modoka uvuga story ibyo wize nyine uburyo nyafekita nyine just nunarira turagwana dutambara turagwana ariko nyine cyane nuko story right ikibazo nyine bivuze kirere iyo story yawe itumye waranditsemo indirimbo nziza nk'iyo ngiyo n'abantu bakayikunda sibyo iyo story ntagomba kuyihisha ese niba ukiyirimo iyo story yego uracyabirimo ibyo uracyabicamo yego hari abantu bagufasha rero babiciyemo mbere yuko uri kubicamo try gerageza dutangira ahubwo iyo ibe topic y'umunsi try kabisa nakina natandukanye na papa w'umwana ikibazo cyawe rero kandi tegere kumbwira ukuntu ngo byatangiye twahuriyana sibyo just ugaruye biriya bihe byose mwari muri icyo gihe ibyishimo mwagiranye uko yaje gutenguha that's what people need bro sibyo nicyo dukeneye kano kanya kandi ndabizi kurabikora urabishoboye uze kumfasha nabibonye ko ushoboye uze kumfasha nabemereye ko iki kiganiro tuzakigira ukwacyo ni ikiganiro kirekire gishobora gufata nk'amasaha 2 next nicyo tuzakora nzabaha ubuhamya zaza ari cyo ubuhamya yego ntago nemeye neza ariko ntari bikamfe bikamfe ntari bino abantu bitege ko abantu bakurikiye MTV bitege ko nyine ari story iri emotional ndabizi neza ko uzayidusanga cyane rwose kandi bose bazayikunda bazicare n'utumusware hafi n'uteswimeko ko tutazakubura kuko ndabizi neza ko buri wese afite sadness story afite mu mutima wa sibyo kano kanya ku myaka tuba dufite ngiki nabonye nuko over 25 years sibyo mu iyo myaka abari challenge yahuye nayo sibyo ashaka kuzanga kwicaza akakikuganiza akavuga ati kubyo nyine wumva nabi n'ibibabaje tujanye n'icyo so niyo mpamvu nyine akenshi na MTV kintu baribandaho no kugira ngo abantu bafite story nk'izo sibyo bazidusangiza tumenye ngo nyine abantu bari kubikurikira hari umuntu ushobora kuba ari guca muri iyo situation sibyo akayumva yihebye adashobora kuzayicamo ariko akaza kwinyuramo bitewe n'iki te nawe wamuhumurije so next time uzagaruka kuduhereza iyo story nzagaruka so kano kanya rero Clement n'umuntu umeze gute ameze nyine imibereho yawe after ibyo byose so rero ugiye gutuma iki kiganiro ntagikora neza oya kirasukugenda neza cyane ko kuko ibintu ndi kukubaza n'ubundi nari kubikubaza umaze ntumase oya iki ni ikiganiro cyo gusuza abafana no kwibwira akamenya Clementine ni muntu ki then inyuma nibwo tuzabaho ubuhamya neza ngaki kibazo mu zikazakibazo yego kanze TikTok questions turanga nurangiza nyine ubwo twe dusoreje anga dusubikira anga next time ugomba kugaruka utubwira uri kimwe so Clement bitari kubaza aka katugezemo twakise ngo niki yego ikirumva bivuga ikibazo niki ni ikibazo nakabazo nyine kabaza n'ikibazo niki nyine muri make niki ni ikintu kitazwi niki yego ni ikintu kitazwi yego niki ni ikintu kitazwi yego ubwo nicyo ugiye kutubwira ntari yumva noneho Clement ugiye kumbwira ikintu sibyo kimwe urumva se wangira abahungu ikintu wangira abahungu kimwe gusa
mu ijambo rimwe kandi nigeze nkubwira ko mbanga se nshatse bakadefo bafite ikintu ubangira bivuga uti njya gukunda bafite positive na negative sibyo yego ikintu wangiriye umuhungu avuga uti abahungu iki nabonyeho nyine kitari cy'akadefo ni iki ngiki nta abahungu muri rusange nta kintu mfite njye mbanga cyangwa mbona nka defo kuko abahungu anjenali ni abana beza ni abantu bashobora gufata umwanya wabo bakakubeshya babigambiriye yego akagukupa wenda muri kuvugana azi wa boyfriend ariko afite undi muntu agiye guhitamagara akanagusezera kumvisha ko ari tired akumva ko nyine agiye kuryama buriya umucunze gato wise umuhamagara nko mu minota 2 10 yose usanga ari kwivugira yarangiza ati mera isa mpamagara tuntu nk'utwo cyane abana beza pe none ari umukobwa ngiye mubwite rimwe nyine turi kuvugana mwana nyine nanjye naramukundaga yego angije ndamuhamagara turi kuvugana atambwira ngo mwana ngo ngihangana ngupire nitabe iki kigori iki urumva se none sidibaza mbere mwamukupire yitabe iki kigori iki ubwo ngende iki minus ko niba agiye kwitaba ikigoryi akupye wowe uri ikigoryi double kuri wa wundi yego samiruze ko nyine tikomereze na TikTok zacu yego none si cyo bakundira cyo niki ikintu bakundira kandi nakubwiye ko ari abana beza ikintu kimwe mbakundira ambwira ikintu kimwe mbakundira aha ikintu nkundira abatipe ni wa muntu utajya ushobora kwihishira niba ukunda bya nyabyo urabibona niba nakubeshya ntabwo utinda kubibona ugereranije n'abakobwa yego okay uko nuko ni kubyumva nta kibazo none ikadukurikira kano kanya ugiye kubona ukabona imodoka ya President Paul Kagame iparitse ku irembo ry'iwanyu arasohotse ayinjiye ku irembo ry'iwanyu ari wewe uri mu rugo ni iki kintu cya mbere wahita ukora cya mbere kabisa ikintu cya mbere nahita nkora byaterwa da ariko ari byo nemerewe nubita wahita ujya kumuhobera wabimenye tujya kumugwamo yego bivuze ngo nyine niyo muntu afana byataye mu Rwanda ubwo sitamufanya wafana ndi respect musaza ikindi kibazo cyane much respect okay ni iki ufite ku mubiri wawe kiri very 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 and very sexy ana kimwe usura rebye ndizi urizi shwa yego ukabona nta kintu kimwe ufite kiri ntacyo pe byose nyine biri aho ngaho byose biri kaboy ndi kaboy wigendera okay none se akanyuma ngiye kubaza ni iki kiri ku isi ubona kukigeraho bigoye kandi kiri hafi kiri ku isi kukigeraho bigoye kandi kiri hafi kiri hafi kabisa man bora utekereza ahangaha twakoze nyine hano hari ubwenge bwinshi cyane ahangaha ndabizi ko ufite ukisubiza kandi ndasubire icyo kibazo ndakubajije ngo ni iki kiri ku isi ubona kukigeraho bigoye kandi kiri hafi mu bifatika bifatika ntabwo turi kuvuga imyuka ntabwo ari umwuka wera cyangwa utahimura ni ibintu bifatika ndakibuze igihe uri kuyitekereza nabo muri comment comment section abakurikiye TV batubwiye ni iki kintu ubona kukigeraho bigoye kandi kiri hafi
si ibicu se buri ibicu hejuru nese hejuru ntabwo ari ku isi nese buriya ni hafi nyine ureba ubona ari hafi wakoherezaho n'akabuye kakagerayo nareba muri comment baza kutubwira ubwo baratubwiye icyo ari cyo nzagarukaho ntakikubwira nanjye ubwo nawe ntakiza koze ikintu nazi unatekereza ikintu ntazisubiza okay njye ntabwo nshaka kopiza abantu bari kureba iki kiganiro baraza kutubwira ubwo baratubwira muri comment nakikubwira turi kuranga nta kibazo so nyine turi gusoza kano kanya kigira message uhereza abantu kuri KMTV unabakumbuza ikiganiro cyanjye nawe kuri story twavuganye abantu badukurikiye ndabashimye ku mwanya wabo bafashe ikindi turabakunda cyane indi message nabaha ni ukumenya ko isi turimo ari ukwitwararika tugakunda bagenzi bacu tukabana neza mu mahoro cyane ko hari abantu bagira akantu ko kuvuga ngo niba kanaka ampemukire reka nihorere cyangwa iki man nta muntu uzi umuntu uzamurerera ejo hazaza kuko that's true dufite abantu benshi bagiye barererwa mu miryango itari yabo cyangwa n'indi side ariko mu gihe utazi umuntu uzakurerera ejo none ushaka wakunda abantu bose ukanabana mu mahoro niyo message nta yindi hano kuri KMTV kugira ngo bajye imfura cyane nkuko natwe turi imfura yego so ndumva twasubikira ngaha next time tukazabuza wakoze kwitabira tumire bwacu tunagutegereza ubutaha nyine tunakomeje gukunda ku butaha uko nzi neza bazaba bameze neza nzamvuga ni kabisa murakoze cyane namwe mwakoze ko mu mwanya nanumuje bamugisha MTV nawe ndabisaba umugisha ku Mana turi kumwe ibiganiro ni buri masaha 24 turatamo ikintu tuko pamoja ciao ciao